ndabona motora ndagukunda mugore mwiza urutende bwiza Sheri arame wowe wagiye umukandarazi uzaniye we ubu naringiye abantu bari kugenda banseka abantu bari kugenda banseka bavuga ngo neza neza uravuga ngo neza neza banza yiwe Susekera bari kubona Susekera bari kugira vo cyava mamanzi kira vuba yewe bari abantu ndavuba urani nambara ishimura nibindusha ikambabaza ngo bimbuze kugerayo nyamara nkitanga nankanesha urubuga ujya ushoboza Yesu ujya ushoboza ujya ushoboza data ujya ushoboza mwami ujya ushoboza ujya ushoboza mwami ngengo igushaka ujya ushoboza Yesu ujya ushoboza ujya ushoboza data ujya ushoboza ujya ushoboza mwami ujya ushoboza ujya ushoboza mwami ngengo igushaka ariko sibyubazani yagumubona uyu ni umugore mwiza ankuye orari ziyo niyo are shigavuba vite ndavuze ubukingo umugore yacagiye yifashe ujya ushoboza Yesu ujya ushoboza ujya ushoboza data ujya ushoboza ujya ushoboza mwami ujya ushoboza ujya ushoboza mwami ngengo ujya ushoboza Yesu ujya ushoboza ujya ushoboza data ujya ushoboza ujya ushoboza mwami ujya ushoboza ujya ushoboza mwami ngengo iyi si y'umuntu kurikira Yesu kuko yamamagaye azanduhuririwe sinzacogora
wahuriye hariya iyi si urikira Yesu kuko yamamagaye yo kumbaza kuramubure murahuye nawe azanduhuririwe y'abantu sinzacogora urumva iyo abantu udushoboza Yesu udushoboza udushoboza data udushoboza nese ko naguye mwami udushoboza ntubabaza iki yewe ntabwo nababaza udushoboza Yesu udushoboza udushoboza data udushoboza harasigayemo bari kumwe n'abagore bamwe yari yashizemo neza udushoboza 60 bari bamujije urayamaze turebe neza urayamaze bari abagore bayajyanye ntabwo ari wowe yabahaye se naguze inkoko nguramo n'inzoka ariko nari nzi ko nasize ayandi akomana ikigeragezo kiragwira are vite reka kubwira iyi kofi ejo nzayibonemo amafaranga nzayashyiramo we yashyizemo abagore bayashyiriye se uzagenda ubabwire bayaguhe uyashyiremo urakoze abagore mwari muri kumwe tahanye nawe usigaye usinduka nk'uko abagore bakagukira kambere cyane jewe uraryama sawa igihe noneho se no kuryama hano hasi mwabyuka mujyane mu nzu bari ujya kuryama byuka ntacyo butanyeretse byuka nyine tugenda ujya kuryama mu nzu se ryama hasi ko naje kwitegura nanjye nari ndangije reka nze tugende twese bapasi turasa umukozi w'Imana nta kintu tumushyiriye koko n'ibintu yadukoreye madamu mwiza rero umugore wanjye nkunda rwose Imana yampaye tugahuza umutima ubundi reka mbanze nkubwire mbere nari njyenyine ntuzuye ndi igice ariko waraje uranyuzuza niyo mpamvu ngukunda cyane uyu mukozi w'Imana rero nkurikije ibintu Imana yamukoresheje ubundi cyaraziraga na kera kugenda ukajya kureba umukozi w'Imana ugiye imbokoboko cyangwa ugiye amaramasa ariko kuko bisa naho bidutunguye ntabwo umuntu yabura icyamuha turagenda mfite agasheke hano kandi kariho ikintu kigaragara burya ikintu uza umukozi w'Imana uzakigira ibanga kugira ngo bizasa nawe bimutunguye kuko igituma umuntu ashima Imana akayishimira ibyo ikoze nuko imutungura urumva natwe Imana iraba idukoresheje kandi Imana iragendana natwe kandi uretse n'ibyo mfite n'agakado hano gahishe oya agakado kamwe hari icyifuzo mushyiriye nshaka ko nsengera aba ariko nzakumangenze kukamu nta kibazo urakoze gafunge neza gafunge ataza kurema mbere yuko kamuha gutya urakoze ndabona ari ahangaha nanjye turahageze ariko urugendo rwari rutubanye rurerure nta kundi ihangane ihangane rwose madamu wanjye nkunda cyane ihangane turahageze se ni mwebwe muraho neza muraho ese nashimye cyane
ni amahoro gusa himbaza turi amahoro muradusuye urebye ni amahoro n'imigabane isanzwe byo muri iyi si abatekerejeho hari ikintu cyiza mugeze mudukorera twari twakizirikana ukamanza arahari ni karibu sengere banamushimira aho yabasengeye bagasubizwa. Baje gushimira umukozi w'Imana ariko disi basanze yarasubiye inyuma. Ubu se ko bamuguye igitumo, bakaba bamuguye igitumo yasinze kandi bari biringiye amavuta Imana yamusize. Ubu biragenda gute? Mana we, ubu barabyifatamo gute? Muzacikwe na episode ya 7.